turashimana umwanya Imana duhaye kandi ukukomeza gushaka mu maso hayo. Ijambo riri utuyobore riravuga ngo quand Dieu se lève, iyo Uwiteka ahagurutse. Iyo Uwiteka ahagurutse. Quand Dieu se lève, iyo Uwiteka ahagurutse. Abiki. Ariko umutwe uravuga gusa iyo Uwiteka ahagurutse. Tugatubanye dusobanure guhaguruka kw'Imana kuvuga iki. Ese Imana iba yicaye nkatwe hanyuma ngo ihaguruke? Ushaka kubyibaza? Nk'uko ubushize twavuze ukuboko kw'Imana. Ese Imana ifite ukuboko nk'ukwacu? Ni ukuvuga ngo hariho amagambo ya Bibiliya tukwiye kumenya icyo asobanura. Iyo Uwiteka ahagurutse si ukuvuga ngo aba yicaye. Tukwiye kumenya se iryo jambo rivuga iki. Ariko mu mutwe mwandike gusa iyo Uwiteka ahagurutse. Niyo titre. Iyo Uwiteka ahagurutse. Ese aba yicaye? Yeah. Iryo jambo ngo Imana yahagurutse. Uwiteka yahagurutse. Nguko twabonye ubushize mu gusoza iyi sanduka y'Uwiteka, iyo Abisirayeli bahagurukaga muri rwa rugendo rwabo bajya i Kanani. Iyo bahagurutse isanduka y'Uwiteka igahaguruka yetswe ku ntugu z'abatambyi. Mose yaravuga ngo Uwiteka haguruka, abanzi bawe batatanye, abakwanga bahunge mu maso hawe. Hanyuma Isirayeli yahagarara kuko cya gicu cyahagaze, nabo bagahita bahagarara, bagatangira rero kubamba amahema yabo. Mose yavugaga ngo Uwiteka agaruka ku mbaga y'ubwoko bwawe cyangwa ibihumbi by'ubwoko bwawe. Reviens éternel aux myriades de ton peuple. Nayo magambo yavugaga. Iyo bahagurukaga igicu gihagurutse bivuga ngo rero namwe muhaguruke. Nuvuga abatambyi bagahita bafata isanduka y'Uwiteka bakayishyira ku ntugu bakakurikira cya gicu. Ku manywa cyari igicu, nijoro gahinduka inkingi y'umuriro. Twarasobanuye igicu nubwo tutabonye umwanya uhagije kuko n'isomo rindi. Igicu nicyo cyaberekaga inzira, hanyuma nijoro kigahinduka inkingi y'umuriro kugira ngo kibamurikire. Ariko hari ibindi bisobanuro birenze ibyo. Amen. Inkingi y'umuriro kivuga inkingi y'igicu, ibyo ni irindi somo. Hanyuma Mose akavuga ati Uwiteka haguruka, abanzi bawe batatanye, abakwanga bahunge mu maso hawe. Iyo rero bahagararaga kuko igicu cyahagaze, bakwiye rero gutangira rero gutunganya amahema yabo aho batuye kugira ngo bazategereze kandi igicu ko kizahaguruka. Mose yaravuga ngo Éternel, reviens aux myriades de ton peuple. Ngo Uwiteka garuka ku bihumbi n'ibihumbi by'ubwoko bwawe. Ni kuvuga agaruke mu bwoko bwe. Uko niko yavugaga. Twabisomye se? None se iyo Mose avuze ngo Uwiteka haguruka aba yicaye? Cyo nje kibazo turibaza. Kugira ngo avuge gutyo aba yicaye? Oya, ni imvugo ya Bibiliya, ni expression ya Bibiliya ifite ibyivuga.
ntabwo Imana iba yicaye, ntisinzira kandi niho n'ikintu niko batubwira. Rero bivuga ngo ntabwo yicara ihagarare ihaguruke. Ni imvugo Imana ikoresha ya kimuntu kugira ngo abantu babashe kumva Imana ibyayo. Amen. Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Haguruka Uwiteka abanzi babatatane. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Abakwanga bahunge mu maso hawe. Et quand on l'a posé, igihe cyose bashira isanduka hasi ikava ku ntugu y'abatambyi, il disait, Moïse disait, reviens Éternel aux myriades des milliers d'Israël. Garuka. Uko iyo sanduka yahagurukaga, Mose yaravuga ati, Uwiteka aguruka ababisha bawe batatane, abanzi bawe baguhunge. Yahagarara akavuga ati, Uwiteka garukira inzovu z'ibihumbi by'Abisirayeli. Garukira Uwiteka, garukira inzovu z'ibihumbi by'Abisirayeli. Aha niyo magambo Mose yavugaga rero, kuko iriya sanduka yagaragazaga presence y'Imana, ukubaho kw'Imana hagati yabo. Rero iyo tuvuze ngo Uwiteka haguruka, si uko aba yicaye. Guhaguruka ni ukuvuga ngo ni ibihe byayo byo gukora. Iyo uvuze ngo Imana yahagurutse, mba nshaka kuvuga ko ni igihe cyayo cyo gukora. Urabyumva? Kuko no mu bantu iyo umuntu avuze ati ndabihagurukiye biriya bintu, ni mu byo byose nuvuga ngo ahagurutse kubitunganya. N'Imana rero bavuze ngo Uwiteka haguruka abanzi bawe batatane, ni ukuvuga ngo Imana ihaguruke, ngo igihe kirageze ko irwanya abanzi bayo. Uwiteka haguruka ababisha bawe batatane. Uwiteka haguruka ababisha bawe batatane, ni ukuvuga ngo ihaguruka ibarwanye. Kuko Abisirayeli bari mu rugendo bajya mu gihugu isezerano, kandi bakwiye kunyura hagati y'abanzi, amahanga ya gipagani. Byari ngombwa ko haba intambara hagati y'ubwoko bw'Imana n'ayo mahanga. Kandi umenye ko muri icyo gihe buri shyanga ryagiraga imana zaryo. Nta shyanga na rimwe ryabaga ridafite imana. Bivuga ngo buri shyanga ryari rifite imana yazo. Iyo ishyanga ritsinze irindi, ni ukuvuga ngo mu yindi mvugo imana y'iyo shyanga ryanisheje imana ziriya shyanga ryatsinzwe. Iyo tugiye kubimenya. Niyo mpamvu Abafilisitiya igihe cyose batsindaga Isirayeli, kuko Isirayeli yatemana umugongo, bo mu bujiji bwabo bari bazi ko imana zabo zanesheje Uwiteka. Dagoni, imana y'Abafilisitiya, imwe mu mana z'Abafilisitiya zanesheje. Rero iryo jambo turisobanukirwe. Iyo Imana avuze ngo Uwiteka, Mose yavuze ngo Uwiteka, iriya sanduka igihe bayishe ku ntugu abatambyi ngo bahaguruke urugendo rutangire bakurikiye kiriya gicu, Mose niwe yavuga ngo Uwiteka haguruka ababisha bawe batatane. Ntabwo ari ko Uwiteka aba yicaye. Ni ukuvuga ngo Uwiteka ahaguruke kurwanya ababisha be. Kandi muri icyo gihe ababisha be ni bande? N'abadayimoni babase ari amahanga, binyuze mu bigwamana bibashuka bitari n'Imana. Imana ishimwe. Amen.
none uyu munsi dans notre monde moderne, muri isi yacu ayigeze aho byitwa ko abantu bajijutse, bimeze biti? Ese ibigwamana byaragiye? Birahari, bikagira andi mazina, bigasengwa mu bundi buryo, ariko ibigwamana ntago byagiye. Donc qu'est-ce qu'on appelle des idoles modernes? Hariho ibigwamana byo muri isi yacu ya kino gihe ya tekinoloji, ya internet, biki byose. Nuvuga ngo Satani arazi uko agendana n'abantu bo mu bihe byose, n'ukuntu ari bayobore. Uyu munsi rero afite ubundi buryo apfukamisha abantu bakamusenga batabizi. Donc il y a des idoles subtiles. Hariho ibigwamana utabona ngo ni ibigwamana ariko nibyo. Rero uko byabaye mu gihe cy'aba Mose niko bimeze ubu. Twebwe itorero ry'Imana ku isi, umubiri wa Kristo. Usibye ko tuvuze itorero ry'Imana, n'aba Yohana n'aba Paulo baba baririmo, kabone n'ubwo barangije urugendo. Kuko twabonye umuryango w'Imana ugizwe n'abari mu isi n'abari mu ijoro. Nyumva se, iyo bavuze itorero rimuzibaze ngo ni twe gusa bazima. No. Iyo bavuze ngo itorero rya Kristo, muzajye mushiramo n'aba Yohana n'aba Paulo n'aba Timoteyo, kuko mu isi y'umwuka mu maso y'Imana bariho. Nuvuga ngo turi kumwe nabo. Niyo mu Waebraniyo 12 murabyibuka ngo nimwegereye umusozi wo muri isi, winde umushitsi, windishe umushitsi abantu, kuko Imana yabumanutseho, ngo mwegere umusozi Siyoni wo mu ijuru n'ururembo rw'Imana, Yerusalemu wo mu ijuru, ngo mwegereye n'Imana. Amen. Imana nzima. Mwegereye n'isinzi ry'abamarayika batabarika, abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'iki kandi? Mwegereye n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye n'amaraso ya Yesu Kristo avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Murabona ibi byose ntitwabisomye Waebraniyo 12. Nuvuga ngo rero iriya myuka abakiranutsi, amen, abakiranutsi bose bo mu isezerano rya kera nako isezerano rishya bitwa itorero ry'Imana, yaba bakiri mu mubiri yaba batakiri mu mubiri. Hanyuma bariya ba Aburahamu n'abandi bakiranutsi bo mu isezerano rya kera, ba Nowa n'abandi, amen, haleluya, muri Kristo nabo tubabara mu itorero. Kubera iki? Kubera iki na Aburahamu nubwo batakijijwe nkatwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyangwa n'aba Paulo nako n'aba Yesaya n'abandi, kubera iki nabo tubabara mu itorero? Kubera iki? Ntabwo mubyibaza? Kuko dufite tendansi yo kumva ku itorero nicyo mu isezerano rishya gusa. None bariya se abakiranutsi bo mu isezerano rya kera ni bande? Par rapport itorero, ntabwo bari mu itorero. None bitwa bande? Hanyuma se mu ijuru bazaba bari hariya natwe tuba handi? Kamba umunota umwe mutekereze. Iki kibazo nimwibaze ko cyoroshye, kuko hariho n'abantu benshi bitwa abakozi b'Imana cyangwa abateoloje kibasiga. Mutekereze ni bande se bari barapora itorero?
abera bo mu isano rya kera Yesu ataraza ni bande? Ese bari mu itorero? Ntibari mu itorero? Kuko itorero ryavutse ku munsi wa Pentekote, igihe umwuka wera yamanukaga. Yesu yasize urufatiro, umwuka wera aramanuka ku munsi wa Pentekote, itorero riravuka. Yesu ntiyasize itorero rivuka, Yesu yasize urufatiro. Amen. Fondation, kugira ngo umwuka nazayubakeko, yubakure fondation. Ako itorero, acte de naissance ya Eglise, igihe umwuka yamanukaga. Ni itorero ryavutse. Mbere y'umwuka kumanuka ntago ryari itorero, yari imyiteguro, ariko ntago ryari itorero. Itorero ryavutse igihe umwuka yamanukaga. None se bariya se ni bande se? Nubwo ku iherezo rya byose abera bose bazaba bari hamwe, kuko Yesu avuga ngo bazava iburasirazuba, iburengerazuba, ikusi n'ikasikazi, bazicarana n'Aburahamu n'abahanuzi bose ku meza y'ubwami bw'Imana. Ntabwo hazaho imeza yo mu izina rya kera, habe n'imeza y'itorero. Ibyo se nimubizi? Tuzicarana n'Aburahamu, niko bivuga. None se bariya se ni bande? Tubita itorero. Dufate iminota 5 ndaza kubabwira igisubizo nidusoza. Pana nona nidusoza munyibutse, kuko igisubizo mwumbahaye devoir, umukoro ngo mugende mubaze abitwakoze Imana bose ku isi, mugende musome n'ibitabo bwe guti bivuga iby'ubwami bw'Imana. C'est très rare ko uzabona icyo gisubizo. Bamwe bavuga uko muravuga, sio? Ariko ari igisubizo cya nyacyo Biblia itanga. Amen. Fate iminota 5 senga Imana, nubwo mutarabumva byinshi uyu munsi, ariko musenga Imana ngo amen. Mubwira Imana, mu bisanzwe ni isengesho ryo gushima. Uyu munsi turakora isengesho ryo gushima. Nubwo waba wabwiye Imana imitwaro yawe itandukanye, nta kibazo, ariko twebwe nk'itorero ni ugushima. Turashimiki kandi izuba rikaze. Nuko Uwiteka yahagurutse. Amen. Nubwo utayibona n'amaso yawe, ariko yahagurutse. Ko tumaze gusobanura rwari ku icyo cyaricyo. Vuga ngo ubu Uwiteka ariho arakora. Uzabibona, ariko yahagurutse. Muri ya mvuga Bibiliya yahagurutse. Amen. Haleluya. Tuza kubona iyo yahagurutse bimera bite kube, bikanamera gute kuri bababisha be babanzi be. Amen. Yaje mu nzi Uwiteka haguruka, ababisha bawe batatane, abanzi bawe baguhunge. Amen. Aho turaza rero kubidevelopa. Kube bimera bite, kubanzi be, ababisha be bimera bite. Ariko kuba yahagurutseho nubishidikanyeho, yahagurutse. Kandi muraza kubona muri isi yuko Uwiteka arakora. Amen. Niyo mpamvu rero mufite iminota 5 dushima Imana. Ubushize twamubwiye ngo Uwiteka haguruka, abanzi bawe batatane, ababisha bawe batatane, abanzi bawe bahunge. None ubu rero naje kubabwira ko Uwiteka yahagurutse. Rero numva tufata iminota 5 yo gushima. Yahagurutse, hariho uko ibintu bihinduka kube n'ukuntu ibintu bihinduka ku banzi be. Abanzi b'Imana n'abadayimoni n'abarimbataza
z'abadayimoni. Abo nitwa abanzi b'Imana, n'abadayimoni n'abagizwe imbata z'abadayimoni. Fata iminota 5.